udakirwe uzagusange mu ijuru urakwizuzu udakirwe uzagusange mu ijuru ufite ibyishimo byinshi utabonye umucunguzi abawe mukiza ni wowe turangamiye turakwisuzu udakirwe tuzagusange mu ijuru turakwisuzu udakirwe tuzagusange mu ijuru abakwemera ukomeze uzatugeze mu ijuru turabwira yudukize uturinda ibitwoshya tubwirize ibikiza tuzapfe tukikuha turabawe mukiza ni wowe turangamiye turakwisuzu udakirwe tuzagusange mu ijuru turakwisuzu udakirwe tuzagusange mu ijuru tazongera kubabaza kami wacu turagusaba uze umane natwe tubwirize imbaraga turusheho kugukorera turabawe mukiza ni wowe turangamiye udakirwe tuzagusange mu ijuru turakwisuzu udakirwe tuzagusange mu ijuru abukira mu karere ka Rubavu umurenge wa Nyamyumba akagari ka Busoro umudugudu wa Bugoma ni mwene Augustine Nzariturande na Asteria wa Liege akaba yari umwana wa kabiri asize umubyeyi we nyina n'abavandimwe batanu abahungu babiri n'abakobwa batatu. Le frère Benoît a résumé sa vie dans 7 points qui sont aussi les vertus de la règle monastique. L'écoute, le frère Benoît était un frère qui écoute, qui a un cœur qui est sensible, qui est obéissant. Le frère Benoît était un frère qui donne conseil aux autres, l'orientation.
ndashimira umuryango w'ababenedictin wamwakiriye ugakomeza ukamuherekeza ukamurera neza kugeza ubwo yeguriye Imana mu muryango, kandi koko akaba agiye aherekejwe n'ibyiza yakoze. Hommage à notre frère Benoît. Dans le silence des cloîtres du monastère et des prières, tu as semé la paix, humble lumière, ton pas discret, décidé, rassurant, révéler la force d'un cœur confiant. À chacun, tu disais et saluais, Amahoro. Comme un souffle de paix, un cadeau. Dans ta voix résonnait l'espérance, dans ton cœur, l'amour du prochain en abondance. Nahani wacu mwaradusuye kandi muri benshi kuva umunsi kugeza ubu. Fashe uyu mwanya rero kugira ngo mbashimire mu izina rya monasteri Gindamuyaga. Twari tumuzi, twamukundaga, twakira iryo jambo n'igezuka n'ubugingo. Ni Yezu riduha, ni Yezu riduhaye. Ahubwo twibaze tuti nk'uko urupfu turubonamo umuhamagaro we, natwe turabonamo umuhamagaro wacu ubundi buryo. Wakunze Maria cyane kandi atamuryarya, karamutetesha akamutonesha, akamwigisha kubaho neza binogeye Imana, maze nawe akabera isungero.